Mu nyego nkuru abanyarwanda b'impunzi bagera kuri 40 barahitwa Kintere muri Congo Brazzaville barasenyewe barangazwa. Byabaye kuwa kane w'icyumweru gishize bikozwe n'abapolisi bari boherejwe n'umuhesha w'inkiko. Abakuwe mu byabo bahungiye ku biro bya komine mu gihe bagitegereje aho ubutegetsi buberekeja. Ku murongo wa telefoni Brazzaville ndi kumwe na Aloyizi Bayingana, umuyobozi w'inkambi ya Kintere. Ikaze kuri radio Agasaro Kaburaga. Mukomere. None ikibazo cy'impunzi kifashe gute? Hano dutuye mu nkambi ya Kintere, ikibazo ntabwo kimeze nabi, hari ibibazo byinshi bikomeye. Ejo bundi ku itariki ya 8 hari mu saa 5:30 niho twabonye abajandarume baje buzuye amamodoka 2 bari 34. Ubwo rero bahageze hari umugabo wari waraguze ngo waguze na ba nyir'ubutaka parcelle ebyiri zaho dutuye, no kuvuga parcelle ebyiri ni metero 20 kuri 40. Ubwo rero niwe waruzanye abajandarume kugira ngo basenye kuko yashaka ko impunzi zivamo none bagakora imirimo ye. Ariko se koko mwagiye kwatura muzi neza ko hafite nyiraho cyangwa se mwahahawe na leta? Hano dutuye twatuye kuva mu kwezi kwa 5 muri 1997. No kuvuga ko tugiye kuwamara imyaka 28. Ubu ngubu nerekana ko ari muri leta, nuko ubu hari bendera ryazamuwe muri domaine public, uko ari domaine public bashyiraho n'ibyapa bihaniza abantu kuhagura ibibanza no gutemagura ibiti bihari, kuko twahageze hari ibiti bigufi bitaragera kuri metero, none ubu byabaye inganzamarumbu. Ubu rero urumva ko ari muri leta, ariko ikibazo ngo gihari nuko leta ngo hano itigeze yishyura ba nyir'ubutaka. Aho rero habereye colonisation de statut de réfugié, nibwo ba nyir'ubutaka baje kwirukana impunzi ngo zivemo. Ubwo rero icyo bakoze ko baraje iyo bageze aho bareba uhagarariye nyine impunzi mu nkambi, twababwiye ko twashyizwe na leta, nta wundi uzaguya dukura ari leta, kuko nta muntu uhagarariye impunzi ntashobora kwimura abantu barenze 700, yabimura se abajyana he? Ubwo rero uwo nyir'ubutaka byabaye ngombwa ko ajya kurega muri tribunal. Ubwo rero hashize nk'amezi 2 nibwo bohereje irangiza rubanza bavuga ko uhagarariye ubutaka witwa Ngambamo yatsinze umugabo witwa Bayingana Louis. Nyine OICE amaze kuzana irangiza rubanza yazanye na note idubwira yuko aduhaye iminsi 20 tuzabe twamaze kuvamo. Kuri tutabikora azazana abapolisi cyangwa abajandarume bakatwibukana bakadusenyera tukavamo. OICE yanyatse icyemezo cyerekana ko najuriye, ndakimugezaho umujeje baravuga ati ngo ntegereje imyanzuro izatangwa na Cour d'appel. Ubwo rero uko byakomeje, noneho ubwo iryo yirukana ry'impunzi barirahagaze. Icyaguriyeho rero nuko hatangiye no kuba menace z'abantu bakeye atari inkambi yose. Ubwo ibyo gihe byatumye hakorwa ibishoboka ku buryo twabonye icyo bita ordonnance de maintien sur lieu, kugeza igihe Cour d'appel izakira urubanza. Iyo ordonnance de maintien sur lieu ubu ndayifite, ndumva niba ngombwa ndayikoherereza kugira ngo uyirebe. Ibyo rero byiyongeraho n'ibendera rihari n'izo pancarte zihari, ariko ubwo ibyo bikomeza gutyo. Igihe bazaga kubasenyera kandi hari amabendera ya leta bigaragara yuko ari isambu ya leta, hari icyo leta yakoze kugira ngo ibarenganure? Kuba basenyeje bundi abaturage bose basenyewe bari kuri meri bategereje ko bahabwa igisubizo, kuko barabasenyeye burundu, bongeye kuba impunzi nk'uko twageze hano, barasubiye ku isuka. Ubwo rero icyabaye ubwo dutegereje ibisubizo bya leta, kuko abo bantu bari kurara imbere ya meri bategereje igisubizo.
ariko se nkawe nk'umuyobozi hari abayobozi mwahuye mwiga ikibazo cyabo, mbese babayeho bate? Baragaburirwa, babahaye amahema cyangwa se barara rubunda banyagirwa aho ngaho imbere ya meri bamaze iminsi igera kuri 3, bahabayeho bate? bo bari guhera kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu n'umunsi ku cyumweru bararaye. Icyo twakoze twebwe nk'impunzi hano mu nkambi, turi kubatabariza hano mu nkambi, tukubagiranye kugira ngo wabona agaceri, wabona agasukari, wabona iki, ibyo byose turi kubijyana tubashyira ku buryo mu by'ukuri bari kubona icyo barya. Ariko biramutse bizatinda bikamara iminsi, byazajyaho bikatunanira. Niyo mpamvu rero dufite icyizere y'uko leta izagira icyo ikora, kuko abo bantu barababaje. Imiryango 13 igizwe n'abantu 45. Ubwo rero abo bantu barandagaye aho ngaho, batangiye gutekera aho ngaho, uduceri turavuga tukajyana inkwi tukabashyira. Ubwo bari mu kangaratete, bari mu bibazo bikomeye. Aloyse Bayingana, umuyobozi w'inkambi ya Kintere, ndagushimiye cyane kubw'aka kanyu haye radio Agasaro Kaburaga. Murakoze cyane, murakoze rwose, mudutabarize nyaboneka. Agasaro Kaburaga. Ishyirahamwe ridaharanira inyungu Le Petite Mer rikorera mu Bubiligi rimaze imyaka irenga 10 rifasha impunzi z'Abanyarwanda bari mu nkambi ya Kintere kuva bakimenya inkuru y'isenyerwa rya bamwe batangiye kwisuganya ngo batabare. Ku murongo wa telefoni Buruseli mu Bubiligi ndi kumwe na Marie Odile Umuteshi, ngo hayikaze kuri radio Agasaro Kaburaga. Urakoze kumpa ikaze, nanjye ndabashuhuje. Murakoze kuduha akanya ko kugira ngo tuganire ku iki kibazo cy'impunzi kiri kubera hariya hakurya muri Brazzaville. None se nkamwe nka association Le Petite Mer muratabaza, ariko se niki kigaragara murimo mukora kugira ngo mutabare? Mbese kuko natwe byatuguyeho, nta kindi, ni ukuvuga ko abantu bari muri urgence, abantu bari kurara hanze, abana bari kurara hirya no hino, ntago bakishobora kujya mu ishuri kubera nyine nta kintu na kimwe basigaranye. Urgence icyo turi gukora no gutegura intabara, ngo dufite abadufasha bari basanzwe badufasha depuis imyaka myinshi cyane, turi kubamenyesha muri communique ngo tubabwire ibyabayeho. Umwe dukore urgence ya mbere no kuvuga kureba aho abantu barara, aha ikintu cyo kurya mu minsi ya mbere, dutegereje ko autorité zo muri Kongo zigira ikintu zitubwira. Ntabwo umuntu yavuga ngo ari tayongera yubake, nta bushobozi dufite bwo kubaka, ariko y'abantu bari kurara hanze, abantu batari kurya, abantu babuze umwitero, ababyeyi babuze imiti bari bafite mu nkambi. Abenshi abantu bari mu iyo nkambi ni abantu b'abarwayi, imiti yabo yose yongeye, byose babisenye. Mbese murumva ko ni urgence, ntabwo twavuga ngo birahera ku murongo nk'uko tubizi. Iyo hari urgence duhera ku bintu bya mbere by'ibanze, ni ukuvuga kwivuza, kurya no kuryama. Hari abantu bari basanzwe babafasha bashobora kubatabara muri kino gihe cy'amage, ariko se hari Abanyarwanda benshi mw'isi, ari aho mu Bubiligi ariko no mu bindi bihugu by'Uburayi, ariko no ku yindi migabane y'isi Abanyarwanda barahari bashobora kuba bafite abantu bazi bene wabo, cyangwa se bumvise ko bari muri iyo nkambi ya Kintere muri Congo Brazzaville. No kugira ubuntu gusa birahagije. Abo ngabo bo murabageraho mute, murababwira mute kugira ngo babimenye, bifatanye namwe babafashe gutabara? Nk'uko bivuze, abantu bari hirya no hino, ariko tekinoloji yaradutse. Murabizi neza nicyo kintu tekinoloji tuzanira. Dufite nimero de compte dukoreraho, nicyo kintu, kuko kugezayo ibintu abantu benshi hari n'abataka batubwira bati reka dufite ibiringiti, dufite iki, tuzanye iki. Ibyo yari ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo dushobora kubitwara, ntabwo twabona indege zo kujyana ibintu. Ikintu gishoboka cyonyine pour l'instant ni ukuba badufasha mu mafaranga, abantu bakaba bagura ibintu sur place. Dufite nimero de compte iri kuri, ndaboherereza agakarita biriho byose. Hari nimero de compte mu Bubiligi, hakaba na compte PayPal. Ubu turi no guteganya gukora GoFundMe byihutirwa, ariko n'izo ebyiri zishobora gukora de manière internationale na nationale.
muri bino bihe by'amage hano kuri radiyo iyo twifatanije n'abatabaza batabariza abantu biremewe, iyo nimero ya konte ushobora kuyitanga kugira ngo abantu bayumve bayimenye, uwashobora kuyifata abe yagira icyo ashyiraho. Yego, reka mbahe imibare nk'uko babivuga. ibane ni BE 97 000 3 25 ngiye gusubiramo BE 97 000 3 hakaza wa mubare bita ngo code bike ni GEBABEBB. mu kanya bambwiraga yuko bakiba mu tuzu duto tubatse ukuntu, mbese aho batuye nuko mubafasha no kugira ngo bashobore gutura heza, cyangwa se mubafasha kugira ngo bagire imibereho myiza gusa aho batuye? Ntago ari ahantu bapfa kuva, ntago byoroshye kuvamo. Twagiyeyo sur place, tumaze kujya inshuro nyinshi dushakisha tuvuga tuti mbese aba bantu bava mwizi ngorane ko bavuga kwiyitera atari yabo babivamo gute. Dusanga ni ikibazo gikomeye cyane, na leta ikirimo, na leta igerageza kubafasha kuko leta ishigikiye ko baba bari muri iyo nkambi kuko izi ko ari abantu badafite imbaraga, ariko ni ikibazo kitoroshye kuba bavuga ngo ese bakwiyamiriye guta. Nidushyiramo imbaraga twese, ni ukuvuga abantu bose baramutse bashyizemo imbaraga, twabona inotro solution. Marie Odile Umutesi, umuyobozi w'ishyirahamwe Les Petites Mains rifasha abo mu nkambi ya Kintele muri Congo Brazzaville, ndagushimiye cyane kubw'aka kanyu haye radio Agasaro Kaburaga. Murakoze Venuste. mukomeje kumva radio Agasaro Kaburaga ivugira i Londres mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri Republika ya Demokarasi ya Congo. Abayobozi gakondo 17 bo mu misozi miremire ya Murenge mu ntara ya Kivu y'Epfo bandikiye Perezida William Ruto uyobora umuryango w'Uburasirazuba bwa Afurika bamutabaza, barashinja abasirikare b'Abarundi kwibasira abanyamurenge bo muri teritwari za Mwenga, Fizi na Uvira, bavuga ko bakorerwa ubwicanyi bise genocide. Undi munyamurenge Kamanzi Kibibi wigize kuba Vice Ministre wungirije ubuhinzi ku rwego rw'igihugu avuga ko abasinye babihatiwe ko iyo Abarundi batahaba abanyamurenge baba barashize. Bwana Kamanzi uri Kinshasa, nguhaye ikaze. Urakoze cyane. None tubwire, iyi baruwa yanditswe n'abakuru b'imiryango y'abanyamurenge yamagana ikintu bita genocide yabitegurwa muri iyo misozi miremire, wowe wayakiriye ute, urayivugaho iki? Urwandiko twararubonye banditse ko ari abashefu basinye, ariko ntabwo ari abashefu basinye. Inama itegura ishyirwaho rw'urwo rwandiko yakoreshejwe na Colonel Sematama ayikorera mu Minembwe. Abari bari muri iyo nama baratubwiye ndaguha na audio zabo, urumva? Noneho rero iyo nama itegura ko bagomba kurwanya ingabo n'u Rwanda rutegeka Sematama rumubwira ko bagomba kurwanya ingabo z'Abarundi, ariko icyo bagomba kwitwaza nuko bavuga ngo ingabo z'Abarundi zaje gutsemba abanyamurenge. Noneho ibo bakarwana bavuga ngo bararengera abanyamurenge bene wabo kuko bagaramiwe na genocide y'Abarundi. Ivyo ni binyoma. Ikibigaragaza ikambera abanyamurenge bari mu Burundi bararutakura mu mubari abanyamurenge bari mu Minembwe. Ntabwo Burundi buratekereza kubica, ntabwo burabipanga. Icya kabiri naguheza nuko aho ingabo z'u Burundi zose ziri niho abanyamurenge bagituye. Aho ingabo z'u Burundi zitakiri zitahari, aho zitari nta munyamurenge uhari. Nakubwira mu Bibogobogo, nakubwira mu Bijombo, aho ingabo z'u Burundi ziri niho abanyamurenge bari ku bwinshi. Nukuvuga ngo ingabo z'u Burundi nizo ziproteja, zifatikanya n'ingabo za Kongo guproteja abanyamurenge aho bari. Ntabwo rero ubwo rwandiko urwo bavuga ngo ni abashefu ntabwo aribo babisinye. Uwabisinye ni umuntu umwe uhagarara
na Sematama abanyamurenge bari muri anotage bari mu bugwate bafatiwemwo na Sematama ukoreshwa n'u Rwanda rwaradikse ngaba abarwanya umugambi wabo muri Kongo mu banyamurenge muri ho plateau ngo bose abice amaze kwica 37 nzaguha amazina yabo n'umunsi yabishe ni circonstance yabishemo none se wambwira iki niki tutazi. Ariko bwana Kamanzi ndagira ngo unsobanurire uko ibyo ngibyo ubizi. Jewe hano imbere yanjye mfite urwandiko banditse, ndabona imikono yabo bashyizeho n'amazina yabo kandi ndabona imikono itandukanye. Mbwira wowe ukuntu umenya amakuru, ukamenya ibyavugiwe mu nama, abayitabiriye n'ibyayivuyemo, ubimenya ute? Iwanjye ni mu Minembwe, njyewe navukiye mu Bibogobogo ariko nakuriye mu Minembwe. École primaire nayitangiriye mu Minembwe, nayoboye Minembwe, nabaye mu Minembwe ndwanya abanyarwanda 13,000 militaire baje badutera hariya mu Minembwe. Minembwe yose ndayizi, abanyamurenge bose ndabazi, inama zikorwa zose imbazi ndifite isa none icyo wowe wampingaho wavuga ngo sibyo niki? Oya, nguteza amatwi. Icyo nshaka kumenya gusa ni ukuntu wareba itara ryaka mu Rwabya riri muri Murenge wicaye i Kinshasa ukamenya icyavugiwe mu nama. Njyewe ndakubwiye ko ndi umunyamurenge navukiye mu Bibogobogo muri Kabembe ku mugorore mu Bibogobogo ariko nakuriye mu Minembwe, niyo natangiriye école primaire. N'ubu kugira ngo nze kuba ministre provincial nari mu Minembwe narwanije 13,000 militaire z'abanyarwanda bari batumye kurwanya uwitwaga Masunzu. Nabaye muri iyo ntambara yo kurwanya abo banyarwanda, za strategie zabo zose ndazizi, ibyo bakoresha Sematama zose ndazizi, ndivugana nabo turaganira nabo. None se nguhaye amakuru wayapinga cyangwa ukundi? Ariko icyonzi nuko abashefu bari hariya bafashwe ubugwate kandi bahe bavugishwa ngo nibakora ikintu icyo si cyo abashefu bashaka. Ntabwo ngupinga, ndaguha audio. Mu nama ya mbere baranze babwira uwo Sematama ibindi twabikora no tituzasinya uwo wandiko. Inama ya kabiri ararubazanira rwuzuye, noneho nimusinye baranga, noneho umuntu umwe wemeye asinya kuri bose. Turarizi inama zose turazizi, ariko nta barundi bafite umugambi wo gutsemba abanyamurenge. Abarundi ko bararwana ku bakongomani bose. Ibyo ndabyumva bwana Kamanzi. Bwana nani Redi Tabara, iyo Redi Tabara niyo yatsembye abanyamurenge, ubu none Sematama ari kumwe n'iyo Redi Tabara. Si ukugupinga, ahubwo ndasobanuza kandi mbariza abantu ibihumbi n'ibihumbi bumva radio Agasaro Kaburaga. Kuba wowe nk'uko ubyivugira wararwanyije u Rwanda, abo basirikare 13,000 by'abanyarwanda warwanyije, kuba wararwanye nabo, warahanganye nabo, ntabwo aricyo cyaba gitumana n'ubu ngubu ahantu hose uhabona u Rwanda. Oya rena kubwire naco njyewe ndenganya. Urabizi neza abanyarwanda bari muri Nord Kivu, bari muri M23. Isi amahanga yose yaremeje de rapport des Nations Unies kuko baje gupier de minere bitwaza ikintu kivuga ngo tuje kurengera abakongomani bavuga ikinyarwanda ngo bugarijwe ngo nibibazo ngo nibiki. Izo ni za pretext fallacieux. Abo banyarwanda barahari, ibyo urabizi. Izo za rapport sinjuzi vuga ni communauté internationale, ni rapport des Nations Unies yanditse ko abanyarwanda bari hariya nibo babo batuma aba gauche à droite kugira ngo bikamufle noneho bavuge ko abaturage babigwanaho, abarundi baje kubatera, baje kubica. Iyo nama mani y'abanyarwanda sinju yavuze n'amaraporo arabyemeza.
ntabwo mpimbye, nta kintu mpimbye na kimwe. Ariko rero kandi tuzarwana iherezo kugeza tubasubije iwabo bitonde. Ariko uramponda sinoga kubona abayobozi 17 bishyira hamwe bakavuga yuko hari ikintu gitutumba babangamiye gishobora gukorwa kandi ntabwo ari ikintu cyoroshye ni genocide, wowe ukavuga yuko ibyo bavuga atari byo, ibyo ngibyo byo urumva byumvikana? Ndakubaza ikintu kimwe. Yego. Baratabariye abanyamurenge ngo abarundi barashaka kubica iwabo. Abarundi, ingabo z'u Burundi zahamagawe na leta ya Kongo, ntabwo zizanye, ntabwo zavogereye nk'ingabo z'u Rwanda. Ingabo z'u Rwanda zaratuvogereye, ziza tutazihamagaye, ziza zikoresha ama pretext fallacieux, impamvu zidasobanutse. Ingabo z'u Burundi zaje zihamagawe na leta ya Kongo. Leta ya Kongo turi hano, njewe ndi Kinshasa, niranyiciye leta ya Kongo, ndi Kinshasa, ndatembera n'ubu ndakubwiye ko ndi mu ibarabara, ndi mu muhanda. None se niba iyo genocide abo barundi bagiye gukorera bari abantu bakeya basigaye mu minembwe ari yihe? Kandi abanyamurenge benshi bari Burundi, none se batangira Burundi, ikigoye kumva niki? Kamanzi Kibibi wahoze wungirije Minisitiri w'Ubuhinzi, ukaba uyobora ishyaka Convention des Nationalistes Patriotes pour un Congo Émergent. Ndagushimiye cyane kubw'aka kanyu hayi radio Agasaro Kaburaga. Urakoze cyane. Agasaro Kaburaga. Mu mpera z'icyumweru gishize Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Félix Antoine Tshisekedi yabwiye abari bateraniye mu nama Global Gateway Forum itegurwa n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ko yiteguye guhura na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kugira ngo baganire ku nzira zo kurangiza intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Kugira ngo dusobanukirwe neza iyi mvugo, natumiye Dr Ismael Buchanan, umuseshenguzi muri politiki, nguhaye ikaze. Murakoze. Nk'umuseshenguzi wa politiki, ijambo rya Perezida Tshisekedi ryumvikanye rite? Murakoze. Navuga ko ijambo rya Perezida wa DRC cyangwa Congo Democratique ni ijambo ubona ko rizinze, ribumbiye mu bintu byinshi, ariko mu ijambo rimwe navuga ngo ni ijambo ry'amacenga, ni ijambo rikwereka umuntu ibyo avuga ashobora kuba atanabyemera cyangwa ashobora kuba bitamuriho, kuko ntabwo bitangaje, niko kuva na mbere ibi bintu byahozeho. Ntabwo byamunaniye kubivuga igihe amasezerano y'I Washington yashyirwagaho umukono, kuko ibyari bimwe amakuru yamaze kugaragaza nuko ibintu byose, hafi ya byose, iyo byajya kugira ngo bigere aho bigomba kujya mu buryo, wasangaga ko Tshisekedi ari we ubishyize hanze, cyane cyane muribuka mu masezerano ko uwo ari we wese wari uyarimo wayakurikiranye yabonaga ko buri gihe iyo byajya kugera ku ndunduro, wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga we yasohokaga ibintu byose akabishyira, yaba Rwanda yaba Washington. Ejo bundi bajya gusinya amasezerano ya nyuma yo kugira ngo habe ubufatanye hagati y'u Rwanda na Congo, uko byagenze. Ibyo rero ntabwo byatangaza, kuko n'ibyari biri mu ijambo rye ni ibintu bitangaje, kuko waragaragaza ko nta kibazo afitanye n'u Rwanda, nta kibazo afitanye na Uganda, ariko wajya kwibuka amwe mu magambo agiye akoreshwa: nzicara igoma ntere Kigali, nzicara nkureho ubuyobozi buri Kigali, ahamagarira yewe n'iriya mitwe ujya wumva yaza Wazalendo n'abandi ko bakuraho ubutegetsi bwa Kigali. We kuri we akavuga ko nta kibazo, ko atigeze abivuga ko nta kibazo afitanye n'ibyo bihugu. Kubivuga asaba imbabazi cyangwa se avuga ati ndashaka amahoro, ubwo nyine ashobora kuba bivuga hari icyo yiyumvamo, ariko kuri ngewe nabibonyemo ahubwo nk'umuntu ushobora kuba hari icyo afite ashyira imbere nk'intambara. Ariko hari aho yavuze yuko ntarirarenga, avuga ati jyewe na Perezida Kagame dushoboye kwikirana tukaganira, dufite umuti w'iyi ntambara. Intambara irangizwa n'abantu baganiriye.
ibyo biganiro biramutse bibaye hagati y'abo bagabo bombi mwebwe mubona ko iyo ntambara ishobora guhagarara? Rwose ikintu cyitwa ibiganiro ni nacyo numva na perezida w'u Rwanda yagiye ashyira imbere ko babikoze si rimwe cyangwa kabiri. Urabyibuka bari za Rwanda baherana za Nairobi, ariko ikibabaza cyane ni ukuvuga ngo urashaka ibiganiro ariko mu ijambo wavuze ukagerageza noneho ushaka amahoro, ushaka ibiganiro, ntabwo yongera gutkoza agati mu ntozi avuga ko iki gihugu ari cyo cyakoze ibi n'ibi, ahubwo ugerageza kuba wavuga ngo ndashaka ibiganiro, ubwo ibyaba bihari twijyare tubiganirire nk'uko nanjye mbishaka ibiganiro. Icyo nicyo cyagomba kuba kizima. Ikindi kuvugira ko ashaka ibiganiro ageze i Buruseli, yari afite na mbere ari Washington, ari za Doha, ari na mbere akajya kubivugira Buruseli, ahagomba kuganirwaho ibyerekeranye n'iby'inama yari igamije. Nabyo hari ikindi kintu kibyihishe inyuma. Burya si ukuvuga ko ngo umuntu avuge ngo ndashaka ibiganiro ariko aho abivugira n'isaha abivugira n'igihe abivugiraho, burya nabyo abazi kureba kure, abazi kureba mu byerekeranye n'ibyo nakwita conflict resolution cyangwa guhuza abantu, ntabwo aho yabivugiye n'isaha abivugiyeho ntabwo hariho n'uburyo yashyize mu ijambo yavuze. Nkumva rero nkuko wari ubivuze koko, iyo usaba uti ndashaka ibiganiro, icyo rwose ni igikorwa cyiza, ariko guhora usaba ngo ndashaka ibiganiro warigeze no kuvuga unavuga uti sinzigera mpura n'uyu muntu tuzahurira mu ijuru, ibyo nabyo ni ibintu bishuga ngo wabitekerejeho amajambo wagiye uvuga. Nkumva rero ko kubisaba byabureshwa burya mu rwego rwa politiki abantu tujye tureka kureba amagambo umuntu asohoka mu kanwa, ahubwo turebe ibikorwa by'ibigambiriye gukorwa. Nkumva rero nk'uko bivuga abishaka rwose iyi ntambara n'ejo mu gitondo yahagarara, abishaka Perezida Kisekedi burya gusaba no gushyira mu bikorwa ni ibintu bibiri bitandukanye. Dr Ismael Buchanan, umuseshenguzi mu bya politiki, ndagushimiye cyane kubw'aka kanyuhaye radio Agasaro Kaburaga. Murakoze, ndagushimiye n'abadukurikira kandi ndabashimiye, murakoze. Nanu dusoreje aya makuru kuri radio Agasaro Kaburaga, mbashimiye kwa mwaduteza amatwi aho